muri iki gihe rero ni igihe gikomeye cyo kwibuka amateka, ari nayo mpamvu tuba tugomba kwihanganisha banyuze muri ibyo bihe. Hari n'abafatwa n'ihungabana kubera kongera kwibuka ayo mateka, bakibuka ibyo bihe. Nyuma yo kwibuka ibyo bihe bakumva babuze icyizere cyo kubaho, bakumva kubaho ntacyo bikibamariye, bakumva basubiye muri bya bihe, bakavuga ati ariko kuki ubu, kuki twe tutagiye? Ariko ibyo ni ukubiterwa no kwiheba no kumva bari bonyine. Ariko noneho iki gihe ni ukugira ngo aho uri kumwe n'uwo muntu mube hafi, numara kumuba hafi muhumurize, mubwire amagambo y'ihumure, mube hafi umufashe, mubwire ngo komera, mubwire ngo ntabwo uri wenyine, mubwire ngo ntabwo uzongera gupfa ukundi. Erega buriya abantu baba barapfuye. Iki gihe iyo umuntu yibutse ibihe yanyuzemo arongera agapfa, biba bisaba rero kugira ngo tumube hafi, tubabwire amagambo y'ihumure, tubabwire amagambo meza, ndetse n'ihungabana nirigera ku rundi rwego ajyanwe kwa muganga yitabweho. Ntabwo ari umwanya wo kubatererana, ntabwo ari umwanya wo kubakoba, ntabwo ari umwanya wo kubaba hafi. Twongera tukababwira ko ejo ari heza, tukababwira ko igihugu kibakunda, ko igihugu kibitayeho.